ukuntu bakina ikarita twebwe hano dukina amakarita bakavuga se aba bahungu noneho bakina amakarita noneho ababo noneho twe ni twebwe ngese ni mwebwe ari abahanzi barimbye ngese ni mwebwe ubundi ni twebwe bavugaga ese ni mwebwe ngese ni mwebwe natwe tuvuga ati ni twebwe ariko mwana amakarita yarananiye kabisa ngiye kukwigisha ikarita hari icyo ngo bita ngo nganda tatu bana ngo akaza icyo bakita totwe ubundi totwe hanyuma akaza icyo bita amaseti reba nk'icyo kiraho ngaho icyo ni igiki ikisi icyo kireba hejuru iki ni wayini wowe ni umuzungu wayini wayini rero umuzungu kabisa uyu ni wayini kabisa ariko mwana abatipu ubu ntibaba barabayeho hari nk'abami cyangwa ibikomamo aba babire njyewe ahubwo nabibajijeho cyane amavampaye aba babire njyewe nabibajijeho cyangwa unabatekerezo wahita usara ariko ibaze kugira ngo umwe amanure wa piri ngo ni umuzungu wa piri undi ahita amanura wayine undi noneho ahita amanura bwana kandi we ntabwo ari umuzungu bwana sibisite ubu se twayibura mora dore yo ni wa piri wagiye ngo kangana gatatu nganda tatu ni mizite dore noneho ikicyo icyo noneho dore yanganda tatu yawe ngaho Ken nawe mbwiza uko dore ikarita nkuru ni reba icyo gikarita ikarita nkuru ni urabona iyi ngiyi atari vampire kwe ngo reba do ngo njye namwishe ndamufite ngende jokeri do none iyi ngiyi atari vampire bro y'umutuku na orange gusi ni orange bamwita Mr Joker iyo orange ndahita nyikura noneho niyo mpamvu muri rimwe yaribye gucanga ikarita dukine ngo niba ni mufite bwantu ariko noneho ahantu Joker umva Ken ahantu Joker bera mubi aba yambaye inkweto nk'iya mitsutsu waraye aya ni ahubwo yambaye amasogisi nk'aya Ken ko bakunze kuba byiba ariko wambaye amasogisi angahe ushaka tuyabarese Boko wahera mu gitondo ukageza nimugoroba sikibara turaza kuyabara twitonze ngaho nyereka ko kantu kadasanzwe ku makarita reka nkwereke ndi kubona y'umukara nkabona y'umutuku ngiye yose kuyahindura ibara rimwe ngiye kwereka ubundi se wari uzi ko njya nkora amaji uraje ubone maji none za Ken Kobe aya yose ngiye kuyahindura ibara rimwe kandi uribwira se urabona ukuntu mba ndi kuyacangura ugiye kwirasa rero Ken Kobe nkuko bisanzwe iteka ibise byo wari ubizi ibyo babyita gucanga wari uzi ko se umuntu aricanga kure wabonye ko harimo n'ay'umutuku agenda avamo yose urajya kubona yabaye ibara aho ushaka nyagere gute ngiye nshaka nimba ari umutuku yose aba umutuku yose nyahindura umutuku yose uyahindura umutuku nimba ari umukara yose uyahindura umukara ngo ni maji ni magic njye none reka nyahindura umweru yose kugira ngo unabyemere ko nta n'imikino iri Kigali twebwe ni Kigali urumva ushaka ko nyahindura ayo ni umutuku ikibi watuma bose bahita birasa bakavuga ati reka dufate Ken Kobe oya warabibagiwe abantu b'Ikigali se si ubufindo se warabibagiwe abantu b'Ikigali ubufindo bwaraciwe se baba barabuciye reka krpa ubu Ken Kobe urimo uraroga oya naro sinumva ngo abantu bakoresha tutangiye kuvuga ibintu byo kuroga wallahi sinone se sinumva ngo abantu bakora fe baba bafite n'imiti wapisha baba babeshye bahinyuze rero ubereke ko ibintu byose biba ku mugaragaro iri bara uri kubona riri iyo bara ndabona ari umukara numukara ni ibivuvu ni ibiki ni ikintu ndabona ari nk'umukara uko marifata no muri simwe ba filosofi bazanye iri ryo urabona ari igiki iryo ngiryo ndabona ari kwa kundi none yose nyahindura umutuku cyanya hindura umweru uko ushaka apfa kubasa yose nta na rimwe ryivanze aya ubu yose ni imituku twagiye turakura yawe za Ken Kobe fe yaje gukora urabona atari umutuku ni Ken Kobe ibi bikaze
ni keyi ni kopi ni keyi kandi kumanura ikarita nyinshi rero ni nyinshi urabona ko ari nyinshi ni keyi ni kopi keyi ni kopi mbese umukino w'ikarita ubamo ikarita zingahe mu by'ukuri ubamo ikarita 36 36 hanyuma ugakina n'abantu ariko izo uri kubona ukuntu zabaye nyinshi uri kuzibona none se ubamo ikarita 36 ubingi bayita ngo ki bwana y'igisuka yinyegereza hano ndende bwana y'igisuka iyo niyo bwana y'igisuka iyo niyo bwana y'igisuka kabisa okay ubundi yo twibereye gato turikinira uri kuzibona zose zabaye umutuku urumva nubwo nyine icyo zose ngene nzikubi ariko ibi ngibi ibi ni byandi batajya bakina ngo icomenge ibyo nibyo bigarasha ibyo ni ibigarasha ubundi ngiye mba numva ngiye mu makarita ese ubundi kubera iki bidakina ibigarasha ibi ngibi iyo bakiguhaye nk'uko uko baba bagutsinze nyine bakavuga ati reka tuguhe ibigarisha bibiri tujye tumenya ko twagutsinze ibitego bibiri utaza ko twiba ni nko kugusuzugura oya ubundi hari igihe mwavugaga ngo njyewe gutsinda ibitego ni ukuvuga ngo iyo bibaye bibiri iyo mumutsinze igitego umuhigarisha wamutsinze igitego ukamuhigarisha kugira ngo uze kubara ibitego wamuteye ubwo noneho ubibona nagarisha nari musigaranye ubu uzizo wamuhaye ubu tuvuga ati ntabwo tsinze gura icupa akahita gura wari urimo umbwira ngo ikarita ziba ari 40 ingahe 36 hanyuma abantu ntarengwa bashobora gukina ikarita ni bangahe ni 6 ntabwo 9 babaho ntabwo 10 babaho kare ntabwo babyemera mu gukubishyira we ntabwo abantu barenze 6 bakina ikarita kare ni 6 ubundi ni 2 ni 3 ubundi guhera kuri 6 kumanura n'ibiharwe birakina se ibiharwe haje ibiharwe ni tuvuge nk'abantu 5 bashobora gukina ikarita bagahuza 5 bo wapi 5 ubwo baba ko wenyine bahuza gute se kandi ari jede abaragatanu buri umwe abaragatanu gute buri wese amuha support umwe abaragatanu buri utsinze wese barajyana ubwo yabaragatanu nongeye yahindura umukara shasi kayini ko shagiye rero buriya bintu by'amakarita sindabikina kuva navuka ubu no gucanga kuno ntango wabishobora gucanga byo ziranje bukazi gatakara ariko ntabicanga nacanga ukwezi kugashira ariko ibi ngibi wagira ngo uba warakinye none se ikarita buriya zigura ngaha ikarita biterwa na karitsiye ubamo no se buri wese wayagura n'uri nk'izo ufite zigura ngaha izi zo ziratandukanye hari n'izi ngizi zose ariko uko zikomeye biratandukanye aya makarita nk'ayo nyine amafaranga make nangahe aragura 5 aragura 500 hari nagura 1,100 ubuse mu Rwanda hari uruganda rukora amakarita ruhari byose biba byanditseho wenda sinzi tu wabona ari China ako u Rwanda narwo rurarenze none se nta hantu mu Rwanda nta ruganda rukora amakarita ruhari kuko nago wenda ahantu bakora ibitabo n'amakarita bayasohora c'est impressionnant suko imprima icapiri iryo ryo ryose ngiye mbona ryasohora amakarita aya ubundi dora amakarita ya make yabaho nayo ahubwo tuzikorera umushinga wo gukora amakarita man ubuse washobora kuyakora suko bifata se aho se muri suko ashiramo ibirange suko ushyiramo se bakemprima ku mpapuro ako se uyu mukino se barawuzi barawukunda oya uyu mukino hari abantu batawukunda urumva hari n'abantu batanazi ngo bawukina gute n'iki gice akaba atazi ngo ibi byose akababona nyine bimeze ukutu nk'ubu aka ni umutima ako ni umutima ugaha umuntu wamukunze iyi ni bwana y'umutima reka hano afite kumanura ngo wenda hakaswe umutima urumva akamanura nk'iki kiboro cya danje ukahita ukubita gutyo ukavuga ati njyewe ndakuye uzi noneho kurongoraho ibaze uri gukina na mama wawe ukavuga shiduka uvuze ngo ndakurongoye ibaze waraye ariko ibyo bintu biravugwa mu makarita nyine barabivuga urumva
amakarita ni ikintu gihugisha abantu buriya barayakina bya iyo bagize nk'ibyago bundi abantu iyo bagize ibyago barabakina ikarita n'abantu b'abacuruzi nabonye bakina ikarita bya ta nko mu mujyi za Nyabugogo ubona barimo bakina abantu bakunda gukina ikarita kuko ni ikintu kitanga ibyishimo kandi kikabiguhera aho uri nimba utegereje umukiriya yaza none se ko igihe bazikina paka bagatungana bakanarwana iyo mwarwanye ubwo ntabwo uba ukiri umukino wabaye fight kandi ibintu bya fight wapi pe nose ke karame ikintu mu makarita biturunganda ni igiki ngo twamutsinze urunganda ni igiki urunganda ako waje kwiga ikarita nge nta kintu nzizi wese waruzi ko ikarita kundi uri kumbaza ibintu se wagira ngo urabizi oya nuko bya byose ndabyumva nabaye muri interina nabaye mu bantu benshi urunganda nubwo nazo ikintu ariko hari ibintu bakina nka byo ari gihe bagutsinda utakozemo nimbe muri batandatu nimbe muri iki ako wigeze ukinaho bya bindi bakina gutyo bagatiba igisoro oya igisoro nacyo burangigiraho ibibazo byinshi cyane ariko tuzakivugaho ugifite mu kiri mu giki uzansure mu rugo noneho mu rugo ahantu nibera kwa mukecuru kirahari kabisa urungana ngo baba bagutsinze udakozemo urunganda ni ikinyarwanda cya danje ntabwo wapfa kucyumva sha icyo kinyarwanda cyo ngombwira uko ubyumva mbanze urunganda mba numva bagutsinze nk'ibitego nka 12 n'ubundi ubwo baba bagutsinze iduzeni nibyo n'ubundi nibyo kubera uzi ko nazizi utagiye kunyeza kandi ari ibyo nose urumva atari urunganda ibaze bagutsinze nyine urunganda rwose bagutsinze ibintu byose bose bagutsinze utakozemo ibyo nari ndi kukubwira ati no 12 cya 22 oya ni 12 nirwo runganda kwiduzeni biba yuzuye ari 12 noneho si ibyo bita gukata bakata bate gukata ngo kata ikarita ubwo urakase ukatisha iki no ukatisha iki arege ngo umuntu baguhereza ikarita bakaguhereza wenda ngo ubarakatiye kangange ya kane ukata toto ubwiyukase toto twyarya ngo ni muzungu wa 3 iyi ngiyi iyo niyo muzungu wa 3 ubwiyukase ni muzungu wa 3 oya naga ari muzungu ni totwi iyo ni nganda 3 ni nganda 3 iki nicyo kibara hasi cyane ubwo iyo gitayemo urumva hari umuntu wari ufite bwana urumva mugakina mwese ko muri batanu bwana ni yayindi mwese mugakina nyine nabandi bagakina urumva hari umuntu wari ufite bwana wenda ubu afite bwana y'umutima gutya urumva akanga kuyikina yatotwe bikarangira iriye zino nka zose bahita bababwira ngo mureke turebe mu karita zanyu niba nta muntu ufite bwana kandi tutwa ariyo ya fake yari gitese zano twe hano uba wemerewe kuyikubita ukayica ariko wowe bashiramo zino ukibagirwa kuyishiramo iturufu ni iki iturufu tubareka ari umutima niyo mpamvu yanayibanjijemo niyo yakatishije ni mukino wa mbere reka mubwire umukino wa mbere wowe ubwo ntago wabyumvishije umukino wa mbere bose babahaye ikarita bavuze ngo bakatiye akanga ya gatatu bakata bate bakatisha iki dore umva ukuntu bimeze sibyo muri gukina ikarita urumva none uracanze urababwira ati mukate iya gatanu bayikase baguye kuri totwe urumva wowe uyisuyirekeramo uhita ugomba kuyirekeramo ukatishije totwe sibyo hari umuntu noneho bamuhereza ikarita ya bwana kandi abandi bakinnye bose bafitemo amakarita sibyo nta n'umwe wariye wenda sibyo urumva nyine yukase ubwo wowe wari ufite bwana ukanga kuyikina wayinyunyire wenda ngo urakubita izindi aho ngo bahita baguye igitego bahita baguhereza cya Kigali shotibika kubera iki wanze gukina bwana hanyuma amakarita iba ari ikosa ubundi mu makarita abamo amakosa menshi nibyo nshaka kugusobanurira utari kumva nakaye niko bisha yewe sha ako nibagera ahantu hose mu makarita abamo ubwoko bungahe se bw'amakarita biriya muvuga ngo umutima ngo igikara habamo umutima unyereke nguyu
uwo ni umutima yes cyangweretse utagaragara nkwereke uwo ni umutima uriya ni umutima hakaba unyereka kugaragara neza reka nze mukwereke ugaragara neza kuko yo yirimo reka wenda nkwereke nk'uyu uwo ni umutima ubwo woba wita nganda kangahe nganda 10 akabaho uwo bita igisuka uwo bawita nganda 10 ubwo nabwo n'ubundi bwoko bw'ikarita ni igisuka iki ni igisuka ubwo ni igisuka cy'igiki cy'ikibwana nyine cy'ikibwana dore ya bwana y'umutima niyi iyo nayo ni umutima noneho bakagira icyo bita seti iyi nayo ni imari ariko y'igisuka nyine wanjye ndashaka ubwoko butandukanye bw'ikarita akazi iyo bita insaraba uwo ni umusaraba iyi ni insaraba ya bwana iyi ngiyi ibe kwica ubwo hakaza ariko jokeri yo izibara zombi izi zose izo zose jokeri azihagarariye ebyiri ziri mu iriyi karita imwe none se jokeri barayikina hari aho bayikina biterwa n'umukino muri gukina hari n'aho batayikina ariko jokeri ntabwo bakunze kuyikina ibaze nimba izi karita nimba muzifite zose wowe ugakiniye izi zose ubwo waziriye izi zose okay hanyuma iyo yindi urumva barinsa ariko iyo yindi imeze nk'akazu iyo yindi y'umutuku iyi bayita ikaro ubwo iyo ni nganda kangahe nganda 6 hari na jokeri iba yuri y'umutuku we jokeri y'umutuku n'umukara bitanira he ubwo jokeri y'umutuku iyi ngiyi ahantu itandukanira n'iyi izi ngizi zikubiyemo ikarita ebyiri ariko izi ni iz'umutuku ari iy'ikaro ari iy'umutima izi ngizi noneho harimo umusaraba n'ipisaraba okay kabisa okay babikurikirane kabisa bajya bikinira bishime ndagira ngo abantu batari bazi by'amakarita harimo ibyo basobanukiwe nanjye ndimo hanyuma umukino w'amakarita waje ryari umaze nk'imyaka ingaho ugerera umukino w'ikarita hari icyo ubiziho umukino w'ikarita uzi imyaka umaze kuva na kera ngo imyaka 999 ngo n'abasalomo bakinaga amakarita barayikinaga kuko nyine ubundi amakarita ni ikintu gihuza inshuti abavandimwe urumva umwami Salomo ngo yakinaga ikarita urumva ngo hari n'umwami w'umunyarwanda nawe wakinaga ikarita bya hatari n'igisoro Ruganzu bitaga Ruganzu yakinaga nganda 3 bya hatari ahantu ugera ugasanga hariyo amakarita abiri ya danger ugasanga ari ikirenge nk'icyateye ukavuga ati iyi kopiro no akadagiye n'umwami kayini kopiro kabisa bari ntabwo nari ikarita ari uko bimeze ikarita ni umukino wa danger kandi ushobora kuba ukinwa ku isi yose kandi yose aba ameze uko ukina ku isi yose noneho hari akandi kantu nabonye utaruzi wari uzi ko no muri gereza bakina ikarita ubundi nicyo kintu kibafasha uburoko babyita ngo ikintu cyitwa gukora uburoko no muri gereza ikarita zibayo noneho bo bazikina nk'akazi baba bafite n'amakipe wasanze ndi kwinywera imiti ubu ngubu harya ngo warwaye yego sha ako ntari ibintu iyo warwaye nyine uremera ugahanyanyaza ukavuga ati ubwo wafashe imiti wenda biraza koroha reka ngushimire rero ku busobanuro bw'umukino w'ikarita ikarita bajye bambwira ndi bigishe no kuri Instagram ni mknikobi hose ahantu hose ni knikobi ahantu hose kabisa bajye babandabura akaba ari Kasuku Record Studio tubabwira tuti see you next time turasubira mu kanya let's go inana zisunde zikana amapusi simena makezi ready gukora amasex under age mukazi stompe no kunyereza n'abasani izi nana zishaka indege at night ku masahane izi baby zishaka amadogo oji zishaka nzijyane ku isoko let's go mknikobi ibi bikaze ni mknikobi ubikoze let's go bye bye let's go ciao